Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mana y'urukundo, Imana yuzuye imbabazi, tunejejwe n'amahirwe ngiye kuduhereza yo kumva ijambo ryawe ryera. Emerera mwuka wawe wera yende ku byawe, abiduhishurire, adusobanurire iby'ubwiru burimo, ndetse anadushoboze, aduhereze imbaraga tubashe gusohoza icyo wadutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru by'umwihariko mu minsi 6 y'icyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Ni umugani Yesu yaciye ngo w'abagaragu bimye shebuja imbuto. Ibyo tuzaganira naho tuzabisanga. By'umwihariko rero uyu munsi ho turasoma umurongo wa mbere ubanza, indi mirongo nayo tuzakomeza kugenda tuyiganiraho mu minsi izaza. Mariko ibice 12 umurongo wa mbere aranditse ngo, atangira kubigishiriza mu migani ati, habayeho umuntu wateye umuzabibu, azitiraho uruzitiro, acukura mu rwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Imana itugirire neza. Iyo ukomeje gusoma hepfo ku murongo wa 2 avugamo iby'ukuntu igihe cy'isarura kigeze, ngo yohereje ngo abantu baza kureba za mbuto. Ibyo byo tuzagenda tubira mu yindi minsi. Uyu muzabibu ni agakiza twahawe. Nyiri urwuri ni Yesu Kristo, birumvikana. Yaduhaye, twebwe turi abagaragu be. Muri uyu mugani Yesu yaciye, yaduhaye urwuri ari rwo gakiza, aruduhana n'ibintu byose bikwiriye kugira ngo tuzabashe kwera imbuto. Imana itugirire neza. Agakiza twahawe na Kristo Yesu gafite ibikenewe byose ngo tubashe kwera imbuto mu buzima bwa buri munsi. Gafite imbaraga zitubashisha kwera imbuto mu buzima bwa buri munsi. Gafite ubutware, gafite ubushobozi, gafite iby'ubwenge byose bituma tubasha kwera imbuto mu buzima bwa buri munsi. Si iby'uruzabibu gusa, si uruzabibu gusa ruri muri uyu mugani. Harimo urwuri, ari rwo twasobanura nk'ako gakiza, ariko ruteyemo imizabibu. Imizabibu ni imbuto nyine tugomba kwera. Ngo harimo n'umunara. Umunara rero, ubundi umunara kenshi ukoreshwaga nyine mu bintu by'umutekano. Bubakaga inkike, hanyuma bakubaka umunara muremure, hakajyamo umuntu umwe hahandi hejuru mu munara, akazajya areba ahirengeye impande zose kugira ngo arebe aho umwanzi ashobora guturuka. Yesu rero ngo muri uru rwuri ngo yaragenga afata ngashingamo n'umunara muremure. Uzi ikintu cyatumye abikora, cyangwa ikintu bishatse kudusobanurira, ni ukugira ngo abantu bazaza bagana rwa rwuri, abantu bazaza aho rwa rwuri ruri, donc abantu bazaza aho yashyize agakiza, muri ba twebwe yahaye agakiza. Donc abantu bazaza basanga aho yashyize rwa rwuri, bazasange umunara muremure. Imana itugirire neza. Ahantu umunara w'abaguri habaga hari umutekano rwose, kuko umwanzi yaturukaga kure bamubonye. Abantu bari aho umunara uri, abantu bari mu mudugudu urimo umunara, babaga batekanye, baravuga ngo nta cyadutungura ngo kibashe kutugera. Babaga bari ahantu hari amahoro, hatari imvururu. Imana itugirire neza, kuko umunara ikintu wari ushinzwe wari umutekano. Yesu rero aduhereza agakiza, yaduhanye n'ibigomba gutuma abatugezeho bagira amahoro. Imana itugirire neza, bagira ituze. Imana iturengere kandi twiteho. Imana rero yaduhaye urwo rwuri, ariko gakiza nk'uko nari bivuze mu kanya, yashyizemo n'urwina. Imana itugirire neza. Urwina nivuga hari abantu benshi cyane bashobora kutahita bamenya. Ni nk'igitariro, ahantu batari imbuto zamara guhisha bakazenga zikavamo umutobe. Imana yagira ngo ishyiramo urwo rwina kwari ukugira ngo abantu bazaza batugana, Imana itugirire neza, abazaza baguye umwuma, abazaza bashobewe, ntibazataha amara
amaramasa, ahubwo tuzabazimanire tubahereze ibituma bahembuka, ibituma inyota ishira. Imana itugirire neza. Uko niko Yesu Kristo yifuza yuko abantu baza batugezeho bafite umwuma, bashobewe, isi yabacanze yabagoye, nibatugeraho, nibagera hamwe Yesu yashyize urwuri, nibagera kuri wa muntu Yesu yashyizemo agakiza ariko rwuri, imbuto z'ako gakiza, imbuto zera muri urwo rwuri, bazazikoreshe bahereza wa muntu ibimuhembura, akongera agasubizwamo imbaraga, akongera akabasha kugubwa neza. Imana itugirire neza. Uko niko rero Yesu Kristo yifuza ko nawe umera. Yesu arifuza ko abantu bakugeraho bashobewe, bafite intambara n'imivurungano. Rero abantu babaho mu ntambara, bavuga nabi, ibyo avuga nyine bikaba ari intambara n'intonganya n'imvururu. Wowe rero wakiriye agakiza, harya Yesu azakoherereza abo bantu, nibakugeraho uramenye. Wowe ufite uwo munara muri wowe, uramenye abo bantu uzabatandukanye n'umubi, uzabakire kuko bazaba bageze ahantu hari umutekano, hari amahoro. Nicyo Kristo yagushyiriyeho. Imana itugirire neza. Uzabarinde umubi, ari ukuntu umuntu avuga ariko ugasanga arimo ateza mugenzi we Satani. Reka mbivuge nka gutyo. Donc umuntu akaza ari umunyamujinya, none wowe ukamusuka w'umujinya urenze. Mu by'ukuri wa muntu ntabwo urimo umukiza umubi, ahubwo burimo urushaho kumwegereza Satani. Uramenye abo bazakugeraho bameze batyo, bafite nimba, bafite imijinya, bafite amahane, uzabakire, ubakire neza, kuko aho washyizwe ari ahantu hari umutekano, hari ituze. Nibagera muri urwo rwuri rurimo umutekano n'ituze, nibagera aho hantu muri wowe hageze urwuri rw'agakiza, uzabakirane neza. Imana itugirire neza. Bazaza bashobewe, bihebye, amajune y'isi abagoye, kuko muri wowe harimo n'urutariro, kuko muri wowe harimo urwina. Uramenye uzabashakire ku mutobe mwiza, uzabashakire ku biryoshye, uzabengere kuri za mbuto, ubahereze bahembuke. Imana itugirire neza. Nuko rero nawe uhawe urwo rwuri, kimwe n'abandi bose twahawe urwo rwuri, tuzagenda dukora ibikwiriye icyo Kristo yaduhereye urwo rwuri. Murakoze. Yesu aduhane umugisha.